Inyinya ni umwanya uza hagati y'amenyo abiri cyangwa usa n'icyuho kiba kiri hagati y'amenyo abiri y'amabwene. Inyinya ifatwa nk'ikirango cy'ubwiza ndetse ku rundi ruhande ni ikimenyetso cy'ubwiza ku bayifite. Ahanini kandi abantu babigira nk'imyemerere ko umuntu ufite inyinya wese aba ari mwiza kurenza umuntu utayifite. Mu mico igiye itandukanye ahantu hagiye hatandukanye nko mu gihugu cy'Ubufaransa usanga umuntu ufite inyinya bamufata nk'umuntu udasanzwe, nk'umuntu w'umunyamugisha, umuntu w'umunyamahirwe, yewe umuntu wese umubonye akavuga ati uriya muntu ni umunyamugisha, nta kundi nabyibazaho ukundi, ni umunyamahirwe, ikimenyetso nakibonye kibigaragaza. Benshi kandi bizerera mu nyinya ko harimo umugisha kurenza abantu batayifite. Ese mu Rwanda ho bimeze bite? Wowe uri kureba iki kiganiro wowe ubibona gute? Nawe umuntu ufite inyinya umubona nk'umuntu w'umunyamahirwe, cyangwa se umuntu ufite inyinya ubona ko afite ubwiza butangaje kurenza abantu batayifite? Ese inyinya hari ikintu yaba yongera ku bwiza bw'umuntu? Uze kumbwira. Dore ko kenshi bivugirwa cyane cyane ku byamamare biba byaramenyekanye, yewe akenshi ugasanga bagarukwaho n'abatari bake kubera ikirango baba bafite cy'inyinya. Ni muri urwo rwego rero tugiye kurebera hamwe ibyamamare nyarwanda bifitiye inyinya ndetse benshi bakunzwe cyane cyane bitewe n'inyinya ubwabo bifitiye. Muhaye ikaze. Mbere yuko dutangira kurebera hamwe ibyamamare bifite inyinya, muhaye ikaze muri iki kiganiro. Kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi sheni, nagusaba ukore subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byose bitambuka kuri iyi sheni. Karibu cyane. Njyewe ndi Anizia, tugiye kubana. Karibu rero tangire. Nk'uko bisanzwe turahera ku mwanya wa 10 tumanuka tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga Rusine Patrick. Ni umunyarwenya kandi akaba umunyamakuru wa Kiss FM. Afite inyinya ituma benshi bashimishwa nayo, cyane cyane iyo asetse biba akarusho. Rero yamenyekanye cyangwa izina rye ryamenyekanye cyane cyane ubwo yakoraga filime yakoranye na Kibonke bise Mugisha na Rusine. Rero Rusine Patrick yakunzwe cyane cyangwa n'ubu ngubu akundwa n'abatari bake iyo asetse biba akarusho. Rero yigarurira imitima ya benshi bitewe n'inyinya. Tunyarukire ku wundi wamamaye cyane cyane nawe tukamusanga ku rutonde rw'abafite inyinya, ni Nsengiyumva François. Yamenyekanye ku izina ry'Igisupusupu. Ni umuhanzi w'umunyarwanda wamenyekanye kubera gucuranga umuduri. Nizere ko Igisupusupu niba umuzi n'inyinya ye ujya uyibona. Tunyarukiye ku wundi wamamaye nanone tukamusanga ku rutonde rw'abafite inyinya, turahasanga Papa Sava, Seburikoko, Sekaganda, ayo n'ayandi mazina benshi bagiye bamumenyaho muri filime akina. Amazina yahawe n'ababyeyi ni Niyitegeka Gracie. Seburikoko ni umuhanzi, umuririmbyi, umusizi, umukinnyi wa filime, ni umunyarwenya ukomeye cyane kandi wabaye ikimenya bose mu Rwanda bitewe n'ubuhanga afite muri ibyo navuze hejuru. Nizere ko n'inyinya ya Papa Sava ugiye uyibona. Tunyarukiye ku wundi mwanya turahasanga Uwamwezi Nadege wamenyekanye nka Nana muri filime y'uruhererekane inyura kuri televiziyo Rwanda yitwa Stimade, nubwo atakigaragaramo. Kuba afite inyinya biri mu byatumye mushyira kuri uru rutonde, kandi inyinya iri mu bimwongerera ubwiza. Niba umuzi urabizi ko inyinya hari ikintu kinini yongeyeho ku bwiza afite. Tunyarukire ku wundi wamamaye kandi nawe akaba ari mu bafite inyinya, turasanga Yamano. Ni umuhanzi uri kuvugisha benshi bitewe n'ubuhanga afite mu kuririmba. Mu gihe kitari kirekire amaze akora umuziki, amaze kwigarura imitima ya benshi. Niba umuzi nizere ko n'inyinya ye uyibona, dore ko ahiri ntiyihishira. Ese kuri abamaze kuvuga, niba twatangiranye wowe twatangiranye guhera ku mwanya wa 10 twaba tugeze ku mwanya wa 6, uri kwibaza muri top 5 isigaye harimo nde? Nyandike muri comment umbwire ngo uri kubona abo ntaravuga ari abangaba, maze ubundi ikiganiro kirushaho kuryoha. Ku mwanya wa 5 turahasanga King James. Ni umuhanzi nyarwanda, ni umwe mu bahanzi bamaze igihe kitari gito muri muzika nyarwanda kandi akaba gikunze kugeza amagingo ye. Uyu muhanzi afite impano idasanzwe, aho ijwi rye n'imitoma agira mu myandikire y'indirimbo ze byahogoje benshi.
noneho iyo hakubitiyeho inyinya afite, bamwe mu bakunzi be baratwarwa ntibamenye n'igihe indirimbo yarangiriye. Reka ntabwo turi butinde, tunyarukire ku mwanya wa 4 mu byamamare nyarwanda bifite inyinya. Turahasanga Ariel Ways, ni umuhanzi w'umuhanga, ntawashidikanya ko ari umwe mu bafite impano itangaje kandi akaba anafite igikundiro mu buryo ntashidikanywaho. Uwo narindi kubabwira yitwa Ariel Ways, wamumenye kandi umukunda mu ndirimbo zigiye zitandukanye nka Depanage yakoranye na Riderman, Awe yakoranye na Juno, Good Luck, Wowe Gusa, Mama n'izindi zigiye zitandukanye. Ariel Ways wagiye agarukaho cyane cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bitewe n'inkuru y'urukundo rwe. Inkuru benshi bavuze ko yari inkuru yari iryoheye amatwi kuyumva no kuyireba, wabonaga ko ari inkuru yari iryoshye. Ku mwanya wa 3 turahasanga umuhanzi Kwizera Bosco, uzwi mu muziki nka Juno Kizigenza, amaze kwigarurira abakunzi mu muziki nyarwanda. Juno wavukiye mu karere ka Kicukiro, agakurana urukundo ruhebuje umupira w'amaguru. Nyuma yo kugera mu mashuri yisumbuye, umupira w'amaguru yawushyize hasi maze yirundurira mu muziki, dore ko wanamuhiriye. Yakunzwe rero bitangaje, cyangwa yakunzwe n'abatari bake, kandi akanakundwa cyane cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye yakoze nka Ma Formula, Solid, Nazubaye n'izindi zamushyize ku rundi rwego. Ngira ngo nawe iyi nkuru navugaga y'urukundo rwa Ariel Ways n'uyu musore Juno Kizigenza bari mu rukundo, inkuru yawe yaravuzwe cyane, benshi baranayishimira nubwo batakomezanyije, ariko yari inkuru iryoshye. Ese uri kwibaza imyanya 2 isigaye, umwanya wa 1 n'uwa 2, uri kwibaza hari honde? Tudatinze, ku mwanya wa 2 turasanga umukobwa Nishimwe Naomi, yabaye Miss Rwanda mu mwaka wa 2020. Ni umukobwa ufite ubwiza butangaje, bikaba akarusho yasetse, benshi badashidikanya kuvuga ko batajya bahaga kumureba, badahaga kureba mu mafoto ye bitewe n'ubwiza afite. Noneho yasetse, inyinya afite ituma benshi batamenye n'igihe Mega zabashiriyeho bitewe n'ubwiza bw'uyu mukobwa n'igikundiro afite. Benshi bashidikanya kuvuga ko n'inyinya iri mu bimwongerera igikundiro. Ku mwanya wa 1 ntabwo ndi bubatindire, uri kwibaza ngo hari honde. Ku mwanya wa 1 turahasanga Clement na Knowless, ariko subwo ndinde gutandukanya umugore n'umugabo. Imana yarabahuje ibagira umuntu umwe, nanjye niyo mpamvu nabashyize ku mwanya wa 1. Ni umugabo n'umugore bakunzwe kandi nabo ubwabo badatinya kugaragarizanya urukundo bafitanye. Ni Clement ufite leba yitwa Kina Music, ari nayo umugore we Butera Knowless abarizwamo. Abasina bavugaho byinshi kuko ubwabo niba ubazi urabizi ko ari couple ikundana, ariko itagishyira hanze ubuzima bw'umuryango wabo. Kuri bo ikintu umaze kubabonaho nuko akazi n'umuryango wabo ari ibintu bibiri bitandukanye. Ese hari ikindi kintu waba ubaziho? Ese ku urutonde nakoze hari uwo muri kubona wabuzemo kandi nawe ari mu byamamare, ari icyamamare tumuzi, akaba atari kuri urutonde kandi nawe afite nyinya? Nyandikira muri comment niba uri kubona hari ubutarimo, ubundi ikiganiro kirusheho kuryoha. Rero wowe twabanye wakoze cyane. Ese wabunyuzwe n'iki kiganiro? Mbwira muri comment, kandi niba kikunyuze usharinge n'inshuti zawe nabo bakirebe. Wakoze kubana nanjye, ndagushimiye kandi ndagukunda. Wowe uri umuntu w'agaciro kuri njyewe. Reka rero dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Bye bye.